Papa nk'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi ni perezida wa leta ya Vatican, akagira abarinzi bazwi nka Garde Suisse bagomba kuba bapima uburebure bwa metero imwe na santimetero 74 kuzamura, bafite ubwenegihugu bw'Ubusuwisi. Mu gutoranya abagomba kujya mu barinzi ba Papa haribwa niba ufite ubwenegihugu bw'Ubusuwisi, witeguye gukora nibura amezi 26 kandi ukaba warakoze imyitozo ihambaye ya gisirikare. Kwa gatandatu Gicurasi 2025 abasore 23 barahiriye kwinjira mu ngabo zirinda Papa. Abarinzi ba Papa bambara impuzankano y'amabara y'ubururu, umuhondo n'umutuku. Bakunze kuba bafite inkota n'icumu rifiteho ikimeze nk'ishoka. Nicyo gisirikare kigizwe n'umubare muto w'ingabo ku isi. Binyuze mu bwumvikane hagati ya polisi ya Vatican n'inzego z'umutekano z'Ubutaliyani, bashobora no kwitwaza imbunda nto za masotera. Izi ngabo zatangiye kurinda Papa mu 1556 byemejwe na Papa Julius wa kabiri. Ni ingabo zitagomba kurenga 135, zose zihuriye ku kwemera Gatolika, zikabarirwa mu kigero cy'imyaka 19 na 35. Banyuzwa mu masuzuma ajyanye n'ubuzima bwo mu mutwe menshi, ku buryo hari benshi bavamo ku ikubitiro cyangwa bakavamo imyitozo yendaga kurangira kubera uwagiyeyo asanze atari umuhamagaro we. Muri iki gihe basa nk'abagaragara cyane mu birori byo kwakira abantu n'ibindi bikomeye, ariko mbere barwanaga urugamba kakahava. Aba basirikare barinda umutekano wa Papa mu ngendo zose z'akazi agira, bagahembwa nibura amayero 1500 ku kwezi, ni ukuvuga miliyoni 2,400 by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi. Garde Suisse ni umutwe utandukanye n'abashinzwe umutekano wa Vatican muri rusange, kuko bo bashinzwe umutekano wa Papa gusa. Baba barahawe imyitozo ihambaye ya gisirikare, hakiyongeraho n'imyitozo njyarugamba idakoresha intwaro, kandi bakitoza gukoresha intwaro zigezweho. Garde Suisse baba mu bigo bya gisirikare Vatican, ariko bakitaba bwangu bagiye gucunga umutekano wa Papa igihe cyose agiye hanze. Abarwanyi b'Abasuwisi batoranyijwe ngo barinde Papa bitewe n'ikinyabupfura n'ubuhanga mu kurwana byaranze ingabo z'Ubusuwisi mu myaka ya kera, ku buryo ubwami butandukanye bwo mu Burayi bwakoreshaga abacanshuro b'Abasuwisi mu ntambara bwarwanaga mu kinyejana cya 15. Kugira ngo winjire mu barinzi ba Papa ugomba kuba uri ingaragu, gusa wemerewe gushaka igihe ufite imyaka 25 kuzamura, ariko akiyemeza kuzaguma mu kazi nibura imyaka 3. Usabwa kandi kuba ufite nibura impamyabumenyi y'amashuri yisumbuye, kandi uri umuyoboke nyakuri wa Kiliziya Gatolika. Bahabwa icumbi ry'ubuntu, abana babo bakigira ubuntu, nta musoro batanga ku byo binjiza, kandi n'amaguriro bahahiramo nta musoro baca. Rero nkuko nabibabwiye ni abasirikare bo mu gihugu cyo mu Butaliyani, ariko kandi bavuka kandi bakuriye muri Switzerland. Ikindi bagomba kuba batarengeje imyaka 30, nuko ngo bari hagati y'imyaka 19 ndetse na 30. Bivuze iki? Munsi ya 19 ntibakwakira, kandi ugeze mu gihe cy'imyaka 30 ntubukemerewe kugira gute kubarinda. Bivuze ngo iyo myaka niyo baba bafite kugira ngo bemererwe kurinda Papa. Ikindi si Papa wenyine barinda, ahubwo ni inkiko zikomeye zo muri Vatican nibo baba bazirinda. Ikindi wamenye kuri bari abantu rero baba ari abakatolike bo mwimbere, babandi bo kuri mimbara. Bivuze ngo kugira ngo urinde Papa cyangwa se ubumwe muri bariya basore bamurinze, nuko ugomba kuba waravukiye muri katolike, warahakuriye, kandi mu by'ukuri uri mwimbere. Ntabwo bivuga ngo umukatolike wese wakuriyemo w'umusirikare ngafite uburenganzira bwo kumurinda, oya. Ugomba kuba uri muri katolike mimbere cyane. Ikindi kandi uri umusirikare watojwe ufite amapeti muri izo nshingano. Ikindi wamenya kuri bariya basore, ntabwo babemerewe gushaka abagore. Ni ukuvuga ngo umaze kujya muri ako kazi uragakora k'uburinzi, igihe kikagera, iyo ugeze igihe cyo gushaka umugore nyine ukavamo. Ntabwo ugishoboye kugakora, cyangwa se mo kimwe ntabwo kurinda Papa abariya bamurinda ntabwo baba bemerewe kugira abagore. Bishatse kuvuga yuko nabo uko biri kose nyine abagore ntibabemerewe, ni mu byumve gutyo. Narengeye kubihuza ngo ni nka kuri abapadiri babaho, cyangwa se abapapa, cyangwa se abasenyeri, buriya buzima babo nyine bwo kudashaka abagore birumvikana. Kandi koko ntabwo waba wararanye n'umugore ngo uzurinde umuntu utaramwigeze, utanamuzi. Niyo mpamvu muri kondisiyo y'abariya abantu ntabwo ugomba kuba yarashatse umugore. Icyo ni ikindi ukamenya ko ari abasirikare b'intoranwa. Ntabwo kuvuga ngo ni umusirikare uwo ari we wese ujya kumurinda, oya. Ni abasirikare batoranyijwe pe, bashoboye.
none ikindi nk'uko nabibabwiye imyambaro bambara ubona ko ntabwo ari imyambaro yo muri kino gihe. Ntubirebere kuri ariya mabara ngo uvuge ngo se wa muhondo tuzi ngo ni bwa bururu. Oya, iriya myambaro abahanga bakubwira yuko mu nkuru dukesha Vatican News bakubwira ko ari imyambaro yakoreshwaga mu kinyejana cya 16. Urumva ko atari imyambaro ya nona, ariko bo niyo myambaro baba bambaye ifite amabara yihariye kuva muri icyo gihe kugeza na bugingo n'ubu. Ni ukuvuga ngo isa umuhondo ibirimo amabara akurikira: umuhondo, ubururu ndetse n'umutuku, kandi byijimye. Ntuyabone kuri ngo ni umuhondo ngo uri gupika. Oya, ni umuhondo wijimye, ni ubururu bwijimye, ni n'umutuku wijimye. Nibyo baba bagomba kuba bambaye. Ikindi kuriya bamurinda ntabwo ari kuvuga ngo bamurindishije inkota cyangwa se imbunda cyangwa se n'ibindi bikoresho by'urugamba. Ubona ko bafite sinzi niba nabyita ngo ni icumu cyangwa se niba nabyita icyuma cyangwa niba nabyita inkoni, ariko isongoye cyane ku musozo wayo. Uko wabyita kose, nubyita icumu sava, nubyita inkoni sava, biraterwa weho nuko byumva, ariko ibisongoye hejuru cyane ku musozo waho. Na hano mu Rwanda twavuga ngo iri mu bwoko bw'icumu, reka bari ko tubyita. Rero niyo bamurinda bambaye. Bivuga ngo bagomba kurinda papa kuva yajya ku butegetsi kugeza igihe azavira mu mubiri, kugeza bamushyinguye. Niyo mpamvu twakomeje tureba amafoto ye bamurinze bambaye iriya myenda. Kuriya wababonye niko baba bambaye: umuhondo, umutuku ndetse n'ubururu. Aba ari amabara akozwe. Hanyuma rero turacyaganira kuri bariya abantu barinda papa cyangwa se bariya abantu bambaye iriya myambaro. Abantu twese twibaza, ukibaza uti se ni bantu ki? Ariko ndatekereza kugeza aha ngaho amaze gusobanukirwa. Ahubwo se waba warigeze wumva indi mirimo cyangwa inshingano bafite uretse kurinda papa? Nakubaza. Ni ukuvuga ngo kuriya barinda papa ntabwo ari byo byonyine bakora, ahubwo bafite n'izindi nshingano zabo. Ese wari uzizi? Komeza wumve iki kiganiro kugeza kirangiye, reka mbikubwire cyangwa se reka nkubwire inshingano zabo nyamukuru. Inshingano bafite nyamukuru ku mwanya wa mbere ni ukurinda papa. Niyo nshingano yabo nyamukuru. Barinda papa aho ari hose, mu rugo, Vatican birumvikana, mu ngendo no mu birori. Bivuze iki? Papa ari mu rugo baba bamurinze. Ubwo mu rugo ni Vatican, namwe murabyumva. Iyo ahagurutse agiye mu rugendo niba bari kumwe nabo. Yahaguruka agiye mu birori runaka nibo baba bamurinze. Urumva ko ariyo nshingano nyamukuru baba bafite. Ikindi kandi indi nshingano baba bafite ni ukurinda Vatican muri rusange. Ni ukuvuga ngo bariya bantu ubona, mureke tubita abasirikare kuko namaze kubibasobanurira yuko ari abasirikare. Nubwo biyambariye iriya myenda ubarebye wagira ngo ni abakomediye, ushobora kujya wenda ngo ni abakinnyi ba filime. None hariho uwigeze yambaza ati se bariya abantu nabo ni abahereza bambara kuriya? Ibyo rero nibyo ngira ngo ngusobanurire. Ni ukuvuga ngo kuriya bari ni abasirikare, mureke tubita abasirikare kuko nibo nuko bagaragara muri iriya myambaro, niyo myambaro yabo ya kinyamwuga. Ikindi bakora, barinda Vatican. Kurinda Vatican ni ukuvuga ngo ni ukurinda imiryango naho binjirira, cyane cyane mu ngoro ya papa. Ni ukuvuga ngo ikindi kintu bakora iyo barenze Vatican, buri muryango uwo ari wo wose uba uriho urinzi cyangwa se uriya musirikare, kuko nicyo bakora. Ikindi by'umwihariko ahantu baba bagomba kurinda by'umwihariko ni mu ngoro ya papa. Icyo ni ikindi bakora. Icya gatatu bakora rero aba ari ukwakira abashyitsi. Ni ukuvuga ngo kwakira abashyitsi nayo ni indi nshingano yabo. Ntabwo ari hano mu Rwanda ngo abaseriveri ngo iki n'iki, oya, ngo ababyinnyi ngo itorero indamutsa wapi cyangwa itorero ngo urukerereza. Bariya nibo babyikorera kinyamwuga kuko baba barabitojwe. Nko kwakira abashyitsi, urugero iyo hari ibirori bikomeye cyangwa abakuru b'ibihugu basura papa, abo nibo baba bahari ngo bakira abo bashyitsi. Baba bahari mu myambaro yabo ya kinyamwuga, kandi ikindi bahagaze nk'abanyacyubahiro, bagomba kwakira abandi banyacyubahiro. Ni ukuvuga ngo iriya myambaro niyo iteka ubabonamo. Nababwiye amabara ibikozwe. None indi nshingano baba bafite ni ukwakira abashyitsi bagendereye papa mu birori ibyo ari byo byose byabereye kwa papa. Mu gihe yagize abashyitsi, abakuru b'ibihugu bamusuye, bariya nibo baba bari muri izo nshingano zo kwakira abo bashyitsi. Ikindi kintu cya kane rero ni ukurinda ibiro
ni ukurinda ibirori bya kiliziya. Nko mu misa zidasanzwe baba bahari barinze ibyo birori. Iyo tuvuze ibirori bya kiliziya ntuzumve ngo ni iki n'iki, ahubwo ni za misa z'umwihariko cyangwa misa muri rusange, kuko nicyo kirori cya kiliziya cya mbere. Ni ukuvuga ngo baba barinze nko mu misa, bazwiho guhagarara mu buryo bw'icyubahiro no gutuma ibintu byose bigenda neza. Ni ukuvuga ngo ba bantu baba bari mu kiliziya barinze umutekano. Tuvuge no mu kiliziya hano iwacu, kiliziya zose zisanzwe, haba hahagazemo abantu barinze uwo mutekano. Reba ariya abantu bambaye iriya myenda nibo baba barinze umutekano wo muri kiliziya aho ngaho i Vatikani. Icyo ni icya kane. Icya gatanu rero, baratabara mu gihe cy'ibyago. Iyo ni indi nshingano yabo baba bafite. Baba barabitojwe, batozwa kugira ngo babe baba ba mbere mu gutabara papa mu gihe habayeho ikibazo nk'igitero cyangwa impanuka. Ni ukuvuga ngo bariya abasirikare ikintu barabatoje mbere na mbere ni ugutabara mu gihe habaye impanuka mbere na mbere, cyangwa n'ikindi gitero runaka cyangwa se n'impanuka n'ikindi kibazo icyo ari cyo cyose, ko by'umwihariko ni nk'ibitero, impanuka n'ibindi bibazo ibyo ari byo byose byavuka. Baba biteguye kandi bari tayari, kuko baba barabitojwe kugira ngo bahite batabara kandi batabarire hafi. Ngibyo ibintu twavuga ngo izi nshingano zindi bafite hari i Vatikani. Ni ukuvuga ngo ni nk'umwuga, ni abahanga b'umutekano wihariye udasanzwe. Ni ukuvuga ngo ku kigendanye n'umutekano baba baragitojwe kandi ni abahanga. Turabona muri turiya tugofero dutukura ukafata aba bantu umenya ari abahereza, wapi ni abasirikare. Ariko kandi no mu buryo bwa gisirikare baba bakubiye. Ni ukuvuga ngo aba ari abasirikare nabibabwiye bakomoka muri Switzerland cyangwa se mu Busuwisi, baba barafashe ikosi. Ni ukuvuga ngo bafite amasomo yose yihariye ya gisirikare, ariko by'umwihariko bigezemo kurinda papa. Nawe urabyumva, izi nshingano zose mbasomeye baba bazirimo neza. Ahubwo se wumva byagutangaje ukuntu basa nk'abakinnyi ba filime ariko bakaba bafite akazi karemereye kuriya? Byaba byagutangaje? Ngaho rero ni kuriya nyine bameze. Kuri wowe wese wibazaga ngo bariya abantu barinda papa ni bantu ki? Nibo bariya nyine. Nimba ndagushimiye rero weho wabanye natwe muri iki kiganiro. By'umwihariko ndagushimiye wowe ubana natwe umunsi ku munsi.